Mbahaye ikaze mu gice cya 21 cy'inkuru urukundo nyakuri. Derukana ubwo nari ndi kumwe na Yvonne amaze kundema umutima ko gutsindwa bibaho ndetse ko nzerura nkabwira padiri ko narangaye ariko ubutaha nzikosora. Tukiraho yashatse kunyegera ngo ansezereho ampobeye ariko negera ku ruhande kugira ngo hatagira umbonana nawe duhoberanye. Mbona umukobwa aratunguwe ngewe. Padiri aramutse atubonye n'ibyambayeho noneho sinamukira ahubwo reka ngende. Yvonne nta kundi ubwo naho ubutaha tugarutse tuvuye mu biruhuko. Ngewe asante. Nahise nihuta aho bayemi bari padiri nawe yari amaze guparika imodoka twinjiramo. Twagiye tuganira nk'ibisanzwe gusa kuko twari kumwe n'umuyobozi wacu ibyo guseka byari bike. Feri ya mbere twayifatiye ku Nyundo mu kigo. Twagezeyo nk'uko byari bisanzwe twageragayo. Nyuma yo kubika ibikapu byacu twajyaga ku meza, twamara gusangirira hamwe no gukora amasuku, tukajya gufata indangamanota zacu tukajya mu biro byo kwa Ivan. Ni nako byagenze. Gusa ibyo byose byabaga nibaza ukuntu padiri arabona indangamanota yanjye nkumva isinguyeho. Nashakaga kwanga kuyimuzanira cyangwa nkabeshya ko wenda yanjye yabuze, ariko nakwibuka ko niga mu kigo cy'abapadiri nanone nkabona barahita bahamagara ku ishuri ikinyoma kikagaragara. Nta kundi amasaha buriya nayo yihuta kuba iyo ufite ibyo ushaka guhisha nk'uko atindi ufite ibyo ushaka kwerekana. Natwe igihe cyarageze dufata indangamanota zacu twerekeza mu biro bya Ivan. Twagezeyo twicara ku ntebe zarimo mu gihe twari dutegereje padiri. Abandi bateraga ibiganiro ariko njye nari nabaye nk'imbeba yaguye mu mazi. Aho niho naboneye ikosa nakoze nkinjira mu rukundo nkibagirwa icyanjyanye ku ishuri. Hashize akanya padiri abaraje natwe turahaguruka abanza kudusuhuza. Padiri: muraho neza twese? Turaho. Imana na Yesu Kristo babanye namwe? Twese: yego. Padiri: nk'uko Imana yabarinze ku ishuri ikabarinda mu masomo yanyu, none mwese mukaba muje muri bazima, reka umwe muri mwe aduterera isengesho tubanze tuyishime. Yavuze ibyo ntangira gusenga Imana bucece ngo atabari njye ahitamo, kuko nkurikije uko umutima wanjye wasaga n'utaraho nari kubivanga. Mu kugira amahirwe mbona afashe Claude yadutereye isengesho, ntungurwa no kumva bizi cyane. Ntangira kwibaza aho yabikuye ariko nibuka ko amaze igihe kinini aho ngaho. Nyuma yo gusenga twaricaye. Nta kindi cyari gikurikiyeho usibye kwerekana indangamanota zacu. Bahereye kubo mu wa mbere. Bangezeho padiri akikubita amaso nabonye atangiye gutekereza cyane. Nanjye ntangira guhinda umushyitsi kugeza ubwo narushije umurwayi wa malaria gutitira. Aho kuyinsubiza ahubwo yarayigumanye akomereza ku bandi bose. Nyuma yo kurangiza padiri: ndabona mwaragerageje cyane, usibye William nabonye wakabije gusubira inyuma kandi ari nawe wari umuhanga muri mwese. Yamaze kuvuga ibyo numva ko nta gikurikiyeho atari ukumbaza impamvu natsinzwe. Natangiye kwibaza ibyo ndamubwira. Nkiri muri ibyo padiri baravuze: padiri, ubwo rero ndumva twaganira mukambwira niba hari icyo mwungutse ku ishuri cyangwa niba hari igitekerezo mwaba mufite tukakiganiraho. Akivuga ibyo nahise niruhutsa. Namwe murabyumva, numvise amahirwe ansekeye kuko batari bakimbajije ku by'amanota yanjye. Mpita mpaguruka ntangira kubwira padiri uko nabonye murumuna wanjye w'amateka, umwe twonsa ibere rimwe tugakurana. Nyuma yo kumubwira byose padiri: Imana ishimwe rwose kandi namwe mujye muhora muyihimbaza kuko niyo ikora byose. Twishimiye ko mwabonanye kandi hano mubayeho nka famiye. Muzakomeze urukundo rwa kivandimwe kandi dore uri mukuru we uzamufashe haba mu myigire nubwo nabonye bitari kugenda neza. Nawe kuko yagutanze aha kandi akaba yarahakuriye azagufashe mu by'umwuka. Ngewe: murakoze cyane padi. Nyuma yo kuganira na padiri yaje kudusezeraho ariko ntungurwa nuko ngewe indangamanota yanjye yagiye ayijyanye kandi abandi bose yari yazibasubije. Noneho numvise umutima umvuyemo kuko natangiye gutekereza ko ibyanjye bishobora kuba bigiye kurangiriraho. Natangiye gutekereza byinshi, naho kwerekeza nibaramuka banyirukanye nubwo ntigeze mpakurura ngo mpabone. Sinzi uko nagiye gushigukira hejuru, Claude nkuye akaboko ku itama. Aho niho namenye ko nari nagiye kure. Ndebye nsanga nasigaranye nawe gusa. Claude:
gabanya ibitekerezo man. Njyewe wahora n'iki ko nigenje kera, noneho ubanza mbasezeye pe. Claude: ariko nawe urasetsa, ubundi utaraza hano ntiwari ubayeho, niyo bakwirukana wagenda ukabaho, erega hano si Kampala. Njyewe: umva sha, nari mbayeho se nari mbayeho ne, urashaka ko nongera gusubira mu ishyamba se? Claude: wagenda ukajya hanze ugashaka imibereho. Njyewe: nawe koko nka murumuna wanjye n'ayo magambo mbwiye? Claude: njye rero no kuba muri ibi bintu by'abapadiri mbona maze kubihaga, none se nawe reba ngo tubyukira mu masengesho, nyuma y'amasengesho ngo amasuku, iyo tutari muri ayo masuku ngo tube twitekerezaho, nta mwanya wo gusohoka tugira, ubona hari aho dutaniye nabo muri gereza? Claude yavuze ibyo, ntangira kwibaza niba ayo magambo numvise ari we uyavuze cyangwa ari undi muntu. Nibutse aho yaturutse n'aho yari amaze kugera, noneho numva ibyanjye nsa naho mbivuyemo. Njyewe: mwana wa data, ujye wibuka aho waturutse. Uribuka mama ukubyara gusiga akigendera? Uribuka papa wawe nawe akunsigira kandi ntacyo mfite cyo kuguha? Claude: niba mbyibuka se, none se niba baransize narapfuye? Njyewe: ubu si utagira aba bapadiri ngo bakuzane hano, wari kubahute koko? Claude: uko naje hano ni nako nari kujya n'ahandi, yego ndabyumva bangiriye neza, ariko nabo babifitemo inyungu. Njyewe: izihe nyungu babifitemo se? Claude: none se hari amafaranga yabo bakora mu mufuka bakadutungisha, usibye amaturo y'abakristo baba batuye? Ikindi kandi nabo babona inyungu nyinshi ngo ziza zije kudufasha, bagasagura ayo bashyira ku mufuka wabo, ariko uzi ko baducuruza ahubwo? Njyewe: niyo bayasagura ariko ukabaho nta kibazo bitwaye. Ubu se muri ririya shyamba wabagamo wari warabonye abagufasha? Cyakoze nizere ko ibyo byose umbwiye wikiniraga. Claude: nkina ibiki se? Ibyo nakubwiye ni ibindimo, njye rwose maze kurambirwa gereza, ariko uzi ukuntu abandi bana twigana bavuga ukuntu bagiye mu biruhuko, bakavuga ukuntu iwabo babiteguye babatekeye neza, nyuma bakazajya kwa ba nyirasenge bakabasohokana ku Gisenyi, naho njye natekereza ko nta na kimwe bankorera kandi naranabaruhije nkumva agahinda karanyishe. Njyewe: nyine menya ko abandi bana ari bo nawe ukaba wowe, ko wumva bafite ba nyina se, wowe ukaba ntawe ufite, uragira ngo bigende biti? Claude: none se nyine niba ari abagira neza koko, kuki batadufata ngo natwe badutembereze nk'aho hantu, badushakira abakozi aho kubyikorera, nyine natwe tubone ko turi abana nk'abandi? Claude yambwiye ibyo, noneho nanjye ntangira kubyibazaho, gusa nibuka ko natwe nta kindi tuba dukora kugeza ubwo batuzanira abakozi. Njyewe: nyamara mwana wa mama, ushatse wahindura imyumvire, aya ni amahirwe wagize kuko wabonye abagukura mu ishyamba bakakuzana mu kigo, bakwitaho nk'abandi bana. Nanone wagize amahirwe uratsinda bakurihirira amashuri. Niba nawe ushaka kuba umugabo, nuyarangiza uzabibyaza amahirwe, maze ibyo byose wifuza ko bagukorera ubyikorere. Nakomeje guterana amagambo na Claude, ageze aho mbona asa n'uhindutse, ibintu byongeye kunezeza kuko murumuna wanjye yarahinduye imyumvire y'itari myiza. Naje kwibuka ko abandi twabatereranye mu turimo bari barimo bakora, gusa nishimira ko ntaruhiye ubusa kuko Claude tutabaga mu cyumba kimwe kandi tukaba twari turimo dukora amasuku mu byumba tubamo. Namusezeyeho nerekezaho n'abanaga na ba Emmy. Nagezeyo nsanga imirimo bayigeze kure. Emma akinkubita amaso: Emmy, ndabona uje n'akanyamuneza kenshi. Ubanza padiri hari akajambo akubwiye tu? Njyewe: kubera iki se? Emmy: nkurikije ukuntu wari wasuherewe uzi ko barakwirukana, nkakurikiza ko uvuye kuvugana nawe, ndabona hari icyo bitanze kabisa. Njyewe: ninde wakubwiye ko mvuye kuvugana na padiri se? Emmy: none se uravugisha ukuri ko atariho uvuye? Njyewe: ariko si ibyo uvuga ni ibiki mwabikuye? Emmy: none se ubu waba wari ukiriho iki gihe? Njyewe: mbese nibyo muvuga? Niba ari ibyo mwaketse si ibyo, ahubwo nari ndimo mvugana na Claude, ciduka iminota ivuyemo amasaha. Elias: Claude se nawe ahindutse Yvonne? Batangiye kumvugiraho, baba bagarutse ku manota make nagize n'ukuntu nari ndimo mpinda umushyitsi igihe nari ndi imbere ya padiri. Njyewe: gusa ubu ndabona ari ubwa nyuma tugiye kuganira kuko simpamya ko batari bunyirukane. Dani: erega abapadiri nabo ni abantu, ubu se bayobewe ko umuntu ashobora gutsindwa cyangwa agatsinda? Njyewe:
none se niba babizi kuki indangamanota yanjye yonyine ariyo batwaye? Emi: buriya wasanga hari icyo bagiye kureba neza, ni ugutegereza tukareba icyo padiri azavuga. Njyewe: nta kundi nyine, gusa ndabashimira iminsi tumaranye, mwambereye inshuti nziza, mwangira inama nyinshi nubwo nageze aho nkazirengagiza, ariko byose biberaho kutwigisha. Ni isomo mbyigiyemo kuko ibimbayeho byose ninjye wabyiteye. Elias: erega William akaba arasezeye. Njyewe: none se hari icyo utabonye? Elias: ariko njye hari agatekerezo nari nungutse. Njyewe: ngaho mbwira se bro. Elias: none se ko Ivan ari umuntu mukuru kandi ko nzi ko ari nawe uvugana na padiri cyane, wagiye ukamubwira akagusabira imbabazi? Icyo gitekerezo nahise nyisamira hejuru. Nyuma yo kuzuza umugambi, nahise njya mu biro bya Ivan. Kubw'amahirwe nsanga arimo. Nagezemo manza kumusuhuza. Nyuma yo kwicara, njyewe: Ivan, nari nje kubareba ngo munsabire imbabazi padiri. Ivan: wakoze iki se kandi? Ugize ko ari wowe waje nyuma, none utangiye kunanirana aka kanya? Njyewe: mumbabarire nanjye sinjye, mbese nako buri ukuntu byagenze. Nabwiye Ivan byose ntacyo nsize inyuma, maze ndangije kumubwira byose. Ivan: ibyo bibaho. Buriya kwishora mu rukundo ukiri muto ntabwo bipfa guhira benshi, kuko hari igihe ushiduka watwawe narwo nk'uko byakugendekeye, ukibagirwa ibindi byakugirira akamaro. Kuva warabyisanzemo uko rero, inama nakugira ni ukubigabanya ukibuka ko hari ibindi byakujyanye. Gusa niba waratsinzwe bikaba byaragenze uko, wowe tuzi ubundi ufata ingamba zo kutazongera gutsindwa. Padiri naguhamagara uzamubwire byose, ntuzamubeshye n'iri na rimwe, nawe ni umuntu azakumva. Njyewe: ubu se koko niyumva ko narangariye mu bakobwa noneho ntazahita nyirukana burundu? Ivan: naho yakwirukana ariko wavugishije ukuri, kuko ukuri guca mu ziko ntigushye, iteka birangira gutsinze. Yamaze kumbwira ayo magambo, numva nsubijwemo intege, musezeraho ngarukaho ba Emi bari baraho twabaga. Nkigera mu nzira, mbona padiri arampamagaye. Ni igice cya 21 cy'inkuru Urukundo Nyakuri. Ese mama, padiri yabahamagariye iki William? Ntimuzacikwe n'igice cya 22 cy'iyi nkuru.